tubaye ikaze mu kiganiro inkingi z'ubuzima cy'uyu munsi. Njye ukibategurira nkanakibagezaho nitwa Richard Ruganintwari. Ikaze mu kiganiro. Ubwenge bwacu twebwe igisekuru kigezweho bushobora kuba butiyongera ugereranije n'ibisekuru ibihumbi byatambutse, ni ukuvuga ibisekuru byatubanjirije. Abantu benshi iyo bavuga abanyabwenge babayeho mu mateka ya muntu bavuga abantu ba kera, ab'ibisekuru byacu. Abantu ba kera nibo bagiye ku kwezi, nibo bavumbuye mashini izi twita computer. Abantu ba kera nibo bavumbuye uburyo bw'imiryamire, ndavuga matera, imyambarire yaba inkweto cyangwa se imyambaro isanzwe, uburyo bwinshi bwo kwiyogoshesha hakoreshejwe mashini, uburyo bw'itumanaho, telefone cyangwa se ubundi buryo bwa interinete. Abubu uburyo bwinshi dushingiraho ni uburyo bwo kubinoza, gufata mashini ukayongera ubushobozi bwo kubika ibintu, ukayongera ubushobozi bw'itumanaho, guhanahana amakuru byihuse kurusha uko kera babikoraga. Reka mbaho urugero. Mu kinyejana cya 18 akenshi nibwo abantu benshi bavuga ko habayeho abahanga cyane aribo bisekuru byacu. Bagiye bavumbura amatelefone mu kinyejana cya 20. Uyu munsi abo twita abahanga b'uyu munsi barayifata bakayongera ubushobozi, bakayigira nto cyane kugira ngo tubashe kugendana mu mufuka byoroshye. Ibi bishatse kuvuga ko baturusha ubwenge. Ese ubwenge bukora bute? Ubwenge ubwabwo ni iki? Reka dushingire kuri ibintu muri iki kiganiro. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro inkingi z'ubuzima. Abahanga mu mitekerereze ya muntu, ubwenge babusobanura nk'ubushobozi bw'abantu bwo guhuza ibintu, ndetse bukaba ubushobozi bw'abantu bwo guhuza ibintu ukabukuramo ikintu kimwe cyangwa se ukabukuramo igisubizo kizima. Kwegeranya ibyondo ukabivangamo amazi ukabibyazamo itafari, ubwo ni ubwenge. Kwegeranya ibiti n'amabuye ukabibyazamo inzu, ubwo nabwo ni ubwenge. Mu gupima ingano y'ubwenge, abahanga bifashishije umuvuduko w'ubwonko bw'abantu bahita bamenya uburyo abantu batandukanye mu bwenge, cyangwa se mu kwegeranya ibitekerezo byabo bakabibyazamo ikintu kizima. Bifashishije urugero, bavuga ko umuntu aramutse afashe ibintu byinshi bitandukanye akabishwanyaguza, buri gace agashyira hariya ku ruhande, ubashije kubikora mbere cyangwa se vuba akongera akabihuza kigasubira uko cyakabaye cyangwa se cyari gisanzwe, uwo bamufata nk'aho ari we ubarusha ubwenge cyangwa se ubwonko bukora ku muvuduko ukabije. Ubwo nibwo buryo Professor Jan Weiss yifashishije mu kumenya niba ubwonko bwacu bwiyongera cyangwa se bugabanuka agendeye uko ibinyejana bigenda bisimburana ndetse n'ibisekuru byacu. Yakoze ubushakashatsi agereranyije n'umuvuduko w'ubwonko bwacu twebwe abantu b'iki gihe ndetse n'abantu ba kera, ibisekuru byacu. Ibyavuye muri ubu bushakashatsi ntabwo bitandukanye kure cyane n'ibyo twatangiye twibaza ngo ese ibisekuru byacu byaba biturusha ubwenge? Igisubizo cyaba ari yego, kuko yaje gusanga ibyinshi mu byavumbuwe dukoresha uyu munsi byaravumbuwe n'ibisekuru byacu. Uyu munsi tukaba tubyifashisha tubihindurira ubushobozi, tubihindura umuvuduko, tubihindurira ingano cyangwa se imikoreshereze yabyo. Ubushakashatsi bwe bwari buteye burya. Yafataga umuntu akamushyira imbere ya mudasobwa, agatara kakaka iburyo cyangwa ibumoso, umuntu akaba ategetswe gukanda aho agatara katse bitewe n'aho kakiye, kandi akaba ategetswe kubikora ku muvuduko wihuse. Ntabwo ari ibintu byikora, kuko umuntu yasabwaga gukanda aho agatara katse vuba vuba byihuse, niba katse iburyo akahita hakanda. Ubu bushakashatsi cyavuyemo bwagaragaje ko mu myaka 150 ishize, ubu bushakashatsi bwagaragaje ko abantu bagiye bata ubushobozi bwo gufata icyemezo mu buryo bwihuse ugereranyije n'abantu ba kera. Kuri Professor Jan Weiss, ubwenge ni ubushobozi bwo gufata icyemezo mu buryo bwihuse. Baje kubona ko ubwonko bwacu bw'abantu b'iki gihe bufite ubukererwe bw'amasegonda 0.050 ugereranyije n'abantu ba kera. Ni kuvuga ngo ufashe umusaza wa kera ukamuhagaranya n'umuntu w'iki gihe bakabwira ikintu rimwe, yabyumva mbere yaweho
amasegonda 0.050 mu gihe wowe wabyumva nyuma yaho gato. Bivuze ngo mu gihe yaba atangiye gutekereza igisubizo, wowe waba ukiri kumva ikibazo. Mu by'ukuri utekereje amasegonda wumva ko ari amasegonda make cyane baturusha mu gufata ibyemezo, ariko utekereje ibyemezo tuba tugomba gufata ibihumbi n'ibihumbi ku munsi umwe, buri muntu akayagira ubukererwe bw'ayo masegonda twavuze, byagira ingaruka zitagira ingano. Byagira ingaruka nko kubona imodoka imbere yawe ugatinda gufata icyemezo cyo kwambuka, ubwo tayari nawe urabyumva byaba. Byagira ingaruka nko gutinda gufata ukuboko k'umwana mu gihe agiye gukora mu muriro. Profeseri Tennyson Wisi akomeza yemeza ko dufite ubwenge buke ugereranyije n'abakera. Avuga ko mu kinyejana cya 19 hakozwe ibintu byinshi cyane na n'ubu tugikoresha. Byarakozwe, biravugururwa, kandi na n'uyu munsi turabikoresha nk'ibintu bigezweho cyangwa se ibintu bishya rimwe na rimwe mu maso yacu. Avuga ko ubwenge bw'umuntu wa kera bukubye inshuro enye bw'umuntu w'uyu munsi. Mu kinyejana cya 19 hakozwe ubushakashatsi bwinshi cyane. Uyu profeseri atanga ingero nk'ubushakashatsi bugera kuri 15 bwakozwe, bwose bukagenda butanga ibimenyetso ko abantu ba kera barusha cyane ubwenge abantu b'uyu munsi. Gusa ibi ntabwo bihurizwaho n'abashakashatsi bose muri rusange. Abashakashatsi bamwe muri bo bavuga ko ubwenge butagira igipimo, ku buryo bafata umuntu ukamupima ukamenya ubwenge afite ugereranyije n'undi mugenzi we. Ahubwo bavuga ko umuntu ukora ikintu kidasanzwe cyananiye abandi, cyangwa se agakora ikintu gishya abandi batazi kandi gifite imbaraga cyangwa se gikomeye cyane, bavuga ko ngo ari umuhanga. Homme de Cro-Magnon ni umuhanga wabayeho mu myaka myinshi itambutse. Yari umuhanga mu isi yabagamo, bitewe n'uko yabagamo itandukanye n'isi y'uyu munsi. Yari umuhanga mu guhiga no gushakashaka, akahiga impu zo kwambara bitandukanye n'uko abandi bo bambaraga ubusa, cyangwa se batigeze bagira igitekerezo cyo gushaka uburyo ki bwo kwambara. Cro-Magnon yari n'umuhanga mu gushushanya, kuko hari ibishushanyo yashushanyije mu buvumo bwa Lascaux mu Bufaransa, na n'uyu munsi bikigenderwaho yaba mu myigire cyangwa se mu andi mateka y'Ubufaransa. Bavuga ko uyu munsi Cro-Magnon umuzanye muri isi yacu nta tandukaniro yagira, yaba umuntu usanzwe nk'abandi bose, ndetse yajya mu ishuri akiga kuko nta kintu yaba azi gihambaye. Mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo habaye ikibazo gisaba ubwenge, havuka impaka zidashira. Kandi mu by'ukuri mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi, buri muntu wese apima ubwenge bwe agapima n'ubw'abandi. Yewe uretse n'ibyo, mu makaminuza hirya no hino ku isi bigisha ibigendanye n'ubwenge, imikorere yabwo ndetse n'ingano yabwo, uko abantu bagiye batandukana mu bwenge, bidasabye ko tuba dufite impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi. Impuguke mu by'imitekerereze yavuze ko twese aho tugenda, aho tunyura, ibyo dukora, tureba umuntu uburyo asubiza, niba ari vuba cyangwa ari buhoro. Aho tunyura tureba niba yambaye neza cyangwa se yambaye nabi. Ese ibyo avuga abivuga ku murongo cyangwa arabivangavanga, akavuga nari uyu munsi ku isabato ngenda mu modoka, nteruye imodoka cyangwa se umwana ngenda hejuru. Mu by'ukuri icyo gihe wumva ko uwo muntu ubwenge bwe cyangwa se imitekerereze ye itameze neza. Ubwenge bw'umuntu busesengura ibikorwa by'umuntu akora, bupima uburemere bw'ikintu umuntu yakoze cyangwa se icyo mugenzi we atabasha gukora. Icyo gihe uhita wiha igisubizo ko icyo ubashije mugenzi wawe atabashije, umurusha ubwenge kugikora. Umufaransa niwe wagerageje guhimba ikintu twagiranya nk'igipimo cy'ubwenge, yitwa Alfred Binet. Yahimbye icyo bita le quotient intellectuel, QI. Yahimbwe mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Alfred Binet yakundaga kunegura abantu bita abahanga muri icyo gihe. Abitaga abahanga icyo gihe bakoreshaga isuzuma mu baturage, bakabashyira mu byiciro bitewe n'ubukererwe bw'ubwenge bafite. Abo bitaga baswa cyangwa se babaga bashyize mu cyiciro cya nyuma, babitaga amazina ay'ubu twita ibitutsi by'uyu munsi: igicucu, ikigoryi, ikiwerewere, injiji, inzanga ndetse n'ibindi. Ayo akaba ariyo yari amazina yabo bwite bitwaga, bahamagarwaga mu buzima bwabo bwa buri munsi. Alfred Binet
yabonaga ibi byose abahanga bakoraga bidakwiye yabitaga iy'uburaburyo, mbese imburamukoro. Mu 1905 Minisiteri y'Uburezi mu Bufaransa yasabye Bwana Alfred Binet gushaka uburyo bwashingirwaho mu kumenya abana bafite ikibazo cy'ubwenge mu bigo by'amashuri. Icyo gihe Alfred Binet ntiyari afite uburyo nyamukuru bwashingirwaho mu kumenya ubwenge bw'umuntu. Mu kwitegereza abakobwa be babiri, nuko agendera ku bushobozi bwabo bwo gufata mu mutwe ndetse no kuzirikana ibyo babwiwe. Ashingiye ku myaka y'abantu yakuyemo igisubizo kizima. Yafashe ifoto iriho umugore n'umugabo bicaye ku gatebe bari mu ishyamba, ayereka umwana w'imyaka 3 n'undi w'imyaka 30. Umuntu mukuru w'imyaka 30 yasobanuye ikintu ku kindi: umugabo, umugore, intebe, ibiti. Mu gihe umwana w'imyaka 3 yasobanuye ko ari umugabo n'umugore bicaye ku ntebe bananiwe cyangwa se barwaye bari mu ishyamba. Umwana w'imyaka 3 cyangwa se umwana mutoya afite icyo yongeraho kugira ngo akunde asobanure neza, yumvikanishe igisubizo cye, mu gihe uw'imyaka 30 cyangwa se umuntu mukuru avuga ibyo abona atiriwe yigora, nta kindi yongeyemo. Alfred Binet afatanyije na Theodore Simon bateguye isuzuma ry'ingano y'ubwenge. Iryo suzuma ryari rigendanye mu gusubiza ibibazo bigendeye ku myaka ufite. Niba ufite imyaka 10 ugasubiza ibibazo byakabaye bisubizwa n'umwana w'imyaka 12, ubwo mu buzima busanzwe ufite imyaka 10, ariko mu bwenge ufite 12. KI isobanura ko ubushobozi bw'umuntu mu mutwe cyangwa se mu bwonko bushobora gutandukana kure n'imyaka afite. Bivuze ngo ushobora kuba uri mukuru utekereza nk'abana, cyangwa se uri umwana utekereza nk'umuntu mukuru. Kuri Alfred Binet avuga ko kugira ngo neza wemeze ko umwana wawe w'imyaka 4 agomba kuba afite ubwenge buhagije cyangwa se KI ihagije ijya gusatirwa umuntu mukuru, agomba kuba afata neza amazina y'ibintu 12 abitondekanyije ku murongo, ibintu byo mu buzima busanzwe. Akaba ashobora kubona amashusho 17 akamenya neza amazina y'ibyo bintu 17 byose uko byakabaye. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Inkingi z'Ubuzima. Ngewe ukibategura nitwa Richard Rugantwari. Kuri Alfred Binet yakomeje avuga ko uyu mwana w'imyaka 4 akaba ashobora kumenya ko papa ari umugabo, mama akaba umugore. Akaba ashobora kwiyambika inigi cyangwa se ibindi bintu bambara bacishije mu izosi bigera kuri 7 mu minota 2 yonyine. Kuri Alfred Binet kandi avuga ko umwana ufite imyaka hagati y'3 n'6 ashobora kuba yafata ibishushanyo cyangwa se amafoto by'inyamaswa akabasha gutandukanya iziguruka n'izitaguruka, izigendera ku mazi ndetse no ku butaka. Akaba kandi adashobora kwibagirwa interuro yoroshye nka ndashaka gutaha, ndashaka kurya, ndashaka mama n'ibindi nk'ibyo. Uyu mwana wujuje ibyo byose twavuze aba ari muzima cyane kugendanye n'imitekerereze. Abashakashatsi bagaragaje ko ubwonko bw'umuntu bita ko afite ubwenge ari bwa bwonko bukora bwitonze, mbese ubwonko busesengura bukabona gutanga igisubizo kandi cy'ukuri ndetse mu gihe gito. Ibyo mu bitandukanye no kuba umuntu wamwereka ikibazo cyangwa se wamubaza ikintu akahitaho bukagusubiza ibyo yishakiye agendeye ku byo yatekerezaga. Rimwe na rimwe agusubiza ibintu bitajyanye. Ibyo bitandukanye kure n'ubwonko bw'umwana muto. Umwana muto uramutse umweretse inka 5, inka za mbere ukazishyira ku murongo, hagati y'inka n'indi ugashyiramo santimetero 5, ugafata undi murongo w'inka 5 hagati y'inka n'indi ugashyiramo santimetero 1, yakubwira ko za nka ziri ku murongo wa mbere hagati y'imwe n'indi harimo santimetero 5 arizo nyinshi, kuko umurongo wazo abona ari wo muremure kurusha wa murongo wa kabiri. Mu gupima ubwonko bw'abantu bakuru, abashakashatsi bagiye bafata amabara tuzi asanzwe, umutuku, ariko bagashyiramo akantu gasa nkaho ari ukubajijisha cyangwa se kuyabya ubwonko. Bagafata ibara ry'umutuku bakaryandikisha umukara, bakandika umutuku ariko ryandikishije umukara, bakandika umweru ariko ryandikishije umuhondo, bakandika ubururu ariko ryandikishije icyatsi. Ibi ngibi byasaga nk'umukino, bagusabaga kuvuga ibara uri kureba ariko utabisomye. Benshi mu bahawe ikizamini bazi gusoma basomaga ibyanditse aho gusoma ibyo bareba. Umutuku bakawita ubururu, icyatsi bakacyita umukara, umuhondo bakawita umweru. Cyangwa se nanone ibi wabyumva neza utekereje ku mikino abantu bajya bakina mu gihe basabwe gukora ibyo babwiwe. Urugero,
bakubwira ngo icara haguruka, ubundi bakujijisha bavuga ngo haguruka, kandi n'ubundi uhagaze. Wajya kubona ukabona umuntu ubibwiwe yari agiye kwicara kandi bari bamubwiye ngo haguruka. Aha niho ubwonko bw'umuntu buba bufite akazi kenshi cyane ko gukora mu gihe gitoya, ko gutandukanya ibyo wamubwiye ndetse no kwirengagiza ibimuyobya. Ni n'aha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, inkingi z'ubuzima, mwateguriwe kandi mugezweho na Richard Ruganintwari. Hasta la vista.